ubupapa ukabusiga yego rata ndakumva ariko Kristo no mu rupfu lemasiko muzajyana ndakumva sifi kwa Bwana gumana ayo maraso y'uwo ya Kristo yego ayo maraso ntabwo mutandukana ndakumva cyane ariko inzu yawe naba muvindimwe hano kwisi ntabwo mujyana ndakumva Imana imfasha abantu babyumva Pastor abantu benshi iyo abantu bakubonye bagira ngo uri bishop gafaranga kubera icyo ujya gusa nawe no kubera iki tujya gusa ariko ntacyo dupfana nkuko kwisi buri muntu bafite abantu barindwi basa nawe ndabyemera sibyo ubwo rero nawe ari mu bantu tujya gusa ariko ntabwo dusa babyita look like yego mu cyongereza ati mfite message zikomeye yego nta nubwo ndi buyitindeho cyane njya kuguhamagara nanjye mfite cano nanjye ndabishyira kuri cano yanjye yego naguhamagaye kuko uri umwe mu banyamakuru nzi wemera ndetse ubasha nawe gutanga ubutumwa cyane ugenda butambutse cyangwa se umwe mu bahanuzi babasha kumva icyo Imana ivuze yes reka ngo ikaze wowe wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu ngo wayi ikaze kugira ngo tuze kubana ngiye wumva kuri mikoro nitwa Sam ndi inshuti y'abato n'abakuru hanyuma ngo wayi ikaze kugira ngo tubane mu kiganiro cyacu icyo uyu munsi hanyuma uyu munsi none rero reka mbwira ngo nubwo waba uri mu buzima butameze neza cyangwa sitrago waba uhagazemo iyo ari yose kugira ngo mbwire ngo Imana yayigukuramo mu gitondo ukabyukuririmba intsinzi cyangwa se ukabyukushimana natwe tugafatanya gushima Imana hanyuma rero ngo wayi ikaze mu kiganiro cyacu cy'umunsi reka munyemerere tuze kwihera ikaze ku bantu bari mu Rwanda ndetse amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengera bwaryo n'abantu bari muri mujyi wa Kigali n'abantu bari muri diaspora mu ntara ya gatandatu ariko tutibagiwe abarundi abakongomani abatanzania Kenya ndetse n'abarundi ndetse n'ibindi bihugu byose bidukikije tubaye ikaze kugira ngo tuze ku bantu uyu munsi rero ntabwo turi twenyine turi kumwe n'umutumirwa wacu umwana w'Imana umukozi w'Imana wisumba byose mbabwire ko uyu munsi yo uyu wakeneye gusenga no kubohoka no kuganira nawe byinshi cyane Imana imutumye arabikubwira kandi akabikubwira neza tugwaye ikaze papa murakoze cyane nitwa Pastor Eli ndetse nitwa Prophet shimye Imana kubongera guhagarara cyangwa se kwicara imbere ya kamera ngira ngo tugeze abantu ho ikimana iduhaye rero nawe Imana iguha umugisha uyu munsi twitaruye tuza ahantu mu mashyamba kugira ngo ibi bintu mbivuge ntuje ko ntabwo ari ibintu nari kuvugira mu rusaku kandi ni ibintu nshaka ko abantu bari buze kumva batari buze kwihutisha oya abantu bashyire hasi batuze yego ubundi batega amatwi ubundi hari ikintu kimaze kwica abantu kuba abantu badashaka gutega amatwi ngo bumve neza none ugasanga ameze nka wa muntu uri mu rusengero pastor yaba ari kubwiriza telefone ikavibura yego akajya kuyikuramo areba ibitekerezo bigahita bijya kukureba ubutumwa bamuhaye tayari deje ubutumwa Imana yashakaga yes bugatambuka arangaye sifi kwa Bwana bigahwana n'umuntu bari kubura mu cyigisho y'umuntu aguhagaze imbere haba hahagaze Imana yego ndakumva kirazira gusohoka binabaye ngombwa telefone wanayimena cyane ariko ugasabana nande n'Imana haleluya rero uyu munsi mfite ibintu bikomeye yes nshaka kubwira abantu ko biremereye ubundi ntabwo akenshi njya mpfa guhanura yego ahubwo mpanuro nahawe ubutumwa amambere nahanuye mbwira abarundi kandi n'uyu munsi ndongera mbabwiremo nubwo atari bo nshaka bagiye kugarukamo ariko ngiye kongera mbabwire yego mushumba Emi wenda tutaraza gukomeza mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ndagusabye kugira ngo umfashe mu cyubahiro Imana ikugomba ubanza uzamure sengesho Mana mu izina rya Yesu Imana ikomeye Imana y'imbaraga uruwera wa Isiraheli urera kandi ugakiranuka shadoba yasika ukuboko kwawe kwiza kw'iburyo ndakumva Mana reka kurambuke maze kugende gukore ku matwi yose ya buri muntu uri bwumve ubazibure amatwi sife kwa Bwana ukore ku mitima yabo bashe kumva icyo ushaka yego ndetse uwera wa Isiraheli ubampera umugisha
uri bwumve wese akumvira. Oh mana ahubwo shetaya bayasika raba delema efodrais ubampera umugisha inka kugira ngo izina ryawe rusheho guhabwa icyubahiro. Bana natwe umwuka wera tubeho ntabari twe ushyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Amen. Reka mwinginge mbere yuko dukomeza ikiganiro ubanze uvuge nomero yawe. 078 35 yego 42 32 5. Hari abantu bari hanze. Bakoresha 200 akamenyetso ko guteranya. No guteranya 250 banyuma bagashyiraho 78 35 44 335. Umaze igihe kinini cyane mu misozi Uganda, Mountain ndetse no muri Congo aho wageze amasese n'ahandi, urakomeza ndetse ujana za Burundi ndetse ukomeza gusenga. Ariko tumaze guhura urambwira ngo munyamakuru muntu w'Imana cyangwa se ijwi ry'abera wanyemerera nkatanga buno butumwa. Ndagira ngo wanzike winjire mu butumwa Imana yaguha, ariko cyane urambwira ngo igihugu cy'Uganda Imana igutumye byihuta kubura ubuhanuzi. Reka nkubwire ubundi hari mbere ko ntanga ubutumwa yego buriya kirazira kuba ukorana n'umuntu ukora ahantu yego ugashaka gufata ba bantu ugashaka kubagira inshuti zawe. Ndakumva ntabwo bikunda. Abo ntago ari inshuti zawe. Ndakumva nabo mukorana. Yego abantu ntabwo wemererwa kubamenera ibanga ryawe. Ni wemererwa kubabwira ibyishimo byawe. Usanga abantu mukorana ugashaka kubazana mu buzima bwawe ukirengagiza ko ahantu uri umukozi nabo bahakora. Yego kandi uzahava nabo bahava. Ndakumva cyane ga. Imana imfashe abantu babyumva. Sifi kwa Rwanda. Tandukanye umuntu muvindimwe niyo mwatandukana ukajya mu mahanga yakure mu twanya. Ariko amaraso arabahuza. Ndakumva ma. Rero umuntu mukorana kirazira kumubwira agahinda kawe akababaro kawe ibigufasha n'ibitagufasha. Uyu muntu ni wemererwa kujya no busabane cyane. Kubera ko muzatandukana muhujwe n'akazi. Ntago muhujwe n'amaraso. Yego. Akazi n'amaraso bitandukane mushumba. Ose ntago byumva. Ndashaka ko bidusobanurira. Akazi ni ikintu muzakora kikarangira. Ariko amaraso niyo wapfa. Nzahora nibuka ko hari mwene mama wapfuye. Ushatse kuvuga ko Yobu yavuze ngo naho napfa. Nkiyiringira. Ndashaka abantu baze gutandukanya amaraso ya Kristo abarimo n'ubuzima busanzwe barimo. Ubuzima busanzwe urimo wabuvana. Yego rata ndakumva. Ariko Kristo no mu rupfu lemasiko uzajyana. Ndakumva sifi kwa Rwanda. Gumana ayo maraso y'uwo ya Kristo. Yego ayo maraso ntabwo mutandukana. Ndakumva cyane. Ariko inzu yawe naba muvindimwe hano ku isi ntabwo mujyana. Ndakumva. Imana imfasha abantu babyumva. Pastor, abantu benshi iyo abantu bakubonye bagira ngo uri bishop gafaranga. Kubera icyo ujya gusa nawe no kubera iki? Tujya gusa ariko ntacyo dupfana. Nkuko ku isi buri muntu abafite abantu 7 basa nabo. Ndabyemera. Sibyo? Ubwo rero nawe ari mu bantu tujya gusa ariko ntabwo dusa. Babyita look like. Yego. Mu Cyongereza. Ati mfite message zikomeye. Yego. Nta nubwo ndi buyitindeho cyane. Njya kuguhamagara. Nanjye mfite channel. Nanjye ndabishyira kuri channel yanjye. Yego. Naguhamagaye kuko uri umwe mu banyamakuru nzi. Wemera ndetse ubasha nawe gutanga ubutumwa. Cyane ugenda butambutse. Cyangwa se umwe mu bahanuzi babasha kumva icyo Imana ivuze. Sefe kwa Rwanda. Abarundi narababwiye ngo basengera igihugu cyabo. Bamwe baranampamagaye. Warabivuze. Turanasenga. Cyane. Barambwira bati turakumva. Ariko ikintu gitangaje. Yego. Ababyumvishe bakabyemera bagiye guhabwa umugisha n'Imana. Ariko abatarabyumvise abinangiye ibintu bigiye kuba ayowe bigiye kuzabagiraho ingaruka. Hahandi bazavuga bati iyo tubyumva twari kuba turi mu abanyamugisha. Dutabare Mana dutabare. Yego.
kandi aho ntago mpatinze. Yego. Aho ndahavuye. Aho ku Barundi turahavuye. Ntabwo ntinda. Yego rate. Ngeze i Bugande. Cyane. I Bugande hari amatora ku munsi w'ejo. Cyane. Buretse Mushumba, iki kiganiro kirara kigeze ku Bagande. Twizeza ko kibageraho. Harabonze. Yego. Ndarara nyaprodinze nawe ubikore. Ndabikora. Tukigisoza uwiturambika. Cyane. Mpamya ko hari Abanyarwanda, hari Abarundi, hari abantu benshi bafite abantu babo bari Bugande, hari inshuti bafite. Sifi kwagwana ndakumvise. Ndagira ngo nkumenyeshe ko i Bugande hagiye kuba ikibazo kigendanye n'intambara. Yego. Igendanye n'amatora agiye kuba. Nambara abantu bagiye kumara iminsi batari gukora. Cyane. Abantu bagiye kumara iminsi badafite internet. Ndakumva. Abantu bagiye kumara iminsi. Birakomeye man. Bari mu kintu cyitwa ubwoba. Ibi bintu birakomeye. Niba hari igihugu nkunda kurusha ibindi, nkunda Bugande. Nabibonye ndavuga niko nkunda kujya Bugande, mfite inshuti z'Abagande noneho ndajya hiye. Yo mana we. Mana. Hari abantu bahita bavuga ngo ubwongo uri kugendera ngo kuba ngo amatangazo ngo Bobi Wine yavuze ngo nibitagenda uko ngo hazabangwa imyigaragambyo. Ibyo ntabwo ari byo wasenze. Jewe ndimo kugendera ku cy'umwuka yampaye. Nabwiwe ngo abantu bagiye kubaho batajya guhaha, batarya, batanywa, abantu bikingiranye mu mazu, bamwe bari no mu karengane. Mana we. Iyaba rero abantu bari kunyumva uri umunyarwanda, ariko se reka nkubaze munyarwanda we, ntabwo ujya kurangura i Bugande. Nta miryango igira. Byaba ingaruka ku gihugu cyacu. Ese wowe ntabwo wanatembera? Cyane rwose. Hanyuma se umuturanyi agize ingorane ugira ngo ivi Bugande ntago ari byinshi. Cyane. Nyamara musenge. Abanyarwanda basengera Bugande man. Nabwiye Abarundi ndababwira ngo nabonye akantu kameze nk'agashyururu gakukumba mu gihugu. Bagira ngo ndababeshye. Yego. Ariko nyambwira abantu bivuze igihe time will tell. Igihe kizababwira. Igihe nikivuga kizavuga kandi nta uzagisubiza inyuma, kuko igihe cyagiye ntago kigaruka. Ubuhanuzi nta muntu upfa kumva. Noneho rero njye mbwiye Abagande ngo niba uri Umugande nkaguheye message, gabanya ibintu byo kumva ngo Imana irahari, ariko Imana ntabwo ijya inyuma y'umwanzi ushaka kuguhiga. Imana ihora imbere ye. Nasefewe. Niyo mpamvu Imana bivuze mbere yuko biba. Haleluya. Ejo hazaba amatora, kandi amatora azama ibintu bikomeye. Turi kumva Imana. Hazaba harimo ibintu bikomeye. Hazaba harimo imvururu ziteye ubwoba. Mushumba, ushatse kuvuga ko amatora yo mu gihugu cya Uganda abantu ashobora kutazagenda neza? Ntabwo azagenda neza. Toka Satani. Ahubwo ikintu kizaba ni iki? Yego. Ni habeho abantu bakibyumva. Nonaha ubu turi saa 8:29. Yego. Tugisoza. Kikigeraho abantu bari kubikurikirana none harega. Abantu bagomba guhita babyumva. Yego. Bagahita bashyira hasi amavi. Yego. Harimo umuntu umwe Imana ishobora guhagararaho. Sefe kwagwana. Ibintu bikagenda neza. Nibitagenda neza turi tariki zingahe? Turi ku itariki 10 zingahe? Urangibutsa ntabwo ndi kubimenya, ariko ntabwo ari 15 cyane. Uyu munsi turi kuwa 3. Yego. Ejo azaba ari kuwa 4 mu matora. Iki kiganiro gishobora kuzasubira. Turi ku itariki 17. 17 uyu munsi. Yego. Z'ukwezi kwa mbere. Yego. Hari iki kiganiro gishobora kuzasubizwaho abantu barimo bumva ya matariki. Yego. Nyamara ibi byarasohoye. Umuhanuzi ndagutinya. Yaba babaga basenze. Ndagutinya man. Imana ikuvugira narayibonye. Impamvu naje munsi y'ibiti. Sibyo? Hano hari amasazi. Nagiye kubona mbona Imana ijejuru y'igihugu cy'Ubugande yabaye nk'igiti cy'inganzamarumbo. Iraza ihita icyuzura hejuru, izuba ryavuye, abantu bameze nk'aho bari mu izuba ry'ubutayu. Cya giti kibatwikira, abantu bariruhutsa bihungura ibyunzwe. Ndabwirwa ngo Imana ije gutwikira igihugu cy'Ubugande kugira ngo ikumire icyo umwanzi yaragambira. Abantu babyumve. Yego. Basenge. Yego. Kuko Imana ije gucecekesha. Yego. Ibyo shitani yaragambiriye ku iki gihugu. Cyane. Inshuti yanjye ubu umunyarwanda, w'umukongomani, w'umugande, wumva ururimi ndi kuvuga. Usabwa gusenga. Senga.
binaba ngombwa bambwire mvugana mu zindi ndimi zose zibaho nzi n'umwuka w'Imana arabimfasha. Oya bari kumva. Ariko mube maso kandi musenge. Bamwe bari bagiye guta ibyabo batinya bafitiye ubwoba bigiye kubabaho. Yego. Abandi bari bagiye gushaka icyo bita ababarinda, abahungira bikanga. Ariko uyu munsi Imana yavuze ngo izanye igiti cy'inganzamarumbo mu gihugu cy'Ubuganda kugira ngo ibi byose umwanzi agambiriye Imana ibitesha agaciro. Ukimara kubona rino yerekwa ry'Ubuganda cyangwa ko bw'aya matora, hanyuma Imana yakubwiye iki? Iki Imana yambwiye ngo mbabwire basenge. Babe maso basenge. Babe maso basenge. Basabe Imana kubarindira imiryango. Mushumba, abantu benshi bashobora kumva runo rurimi rw'ikinyarwanda ariko batari kubyumva mu Kiganda. Abagande benshi bumva ikinyarwanda n'abatacyumva bumva icyongereza. Yego. Reka mvuge mu magambo make. Yego. People from Uganda. Yes. Tomorrow it's election. So the Lord showed me on the election there will be some battles, some misunderstanding about of the election. Yes. So what you have to do, you need some prayers because of after election there is a battle, there is a fighter in Uganda. People they will die. People they will struggle. Some of them they will run away from their apartment, their homes. Even the schools they will be opened. Even the police, the armed, the askars, they will run away. So you need to pray. If you heard what I'm saying, you need to pray. Because of the things gonna happen in Uganda. It's the maybe what? It's a very, very deeply. It will broken the hearts of the people of Uganda. So the Lord, He will want to bless your country, but we need some prayers. Yes. God bless you. Thank you. Hanyuma Pastor Elia, nagushaka ko dutsinda dore ko intumwa idatinda. Yego. Hanyuma ku Banyarwanda cye ku muntu kubonye bwa mbere, sura muno muri yaba bantu bakubona. Ntago tuzatubaye iminota myinshi kugira batarambirwa. Yego. Guteranya 250 78 33 3 sorry 3 4 4 3 urasubira mu nomero guteranya 250 78 3 4 4 Elia, hanyuma ndashaka kufasha tugasengera abantu barushye. Yego. Imbohe ziri muri gereza. Yego. Abarwayi. Yego. Abadafite epfo ndetse na ruguru. Yego. Ndashaka kuzamura isengesho tukishyira abana abantu imbere y'Imana. Yego. Yaba bani mu Rwanda no hanze y'igihugu. Mana mu izina rya Yesu. Hallelujah. Imana ikomeye. Hallelujah. Ushobora byose. Hallelujah. Nzamuye ijwi ubasha mpabwa n'ijambo. Nsengeye abantu bose bafite indwara zitandukanye. Izananiye abaganga ndetse n'izitarabananiye. Izahishutse ndetse n'iziteramenyekana. Ndakubita hasi mu izina rya Yesu. Ndasengera abantu bari mu nzu z'imbohe. Reka Imana abarenganure kandi n'abakatiwe ubagirire neza, hajya habaho liberation conditionnelle, hajya habaho imbabazi, ubarengere kandi uhindure imitima yabo. Nsengeye abantu bafite intambara z'uburyo butandukanye, ababyeyi babuza abana, abakobwa babuza abagabo, abagabo babuza abagore, mu izina rya Yesu Kristo. Ingo zananiwe kubakwa ndazisengeye uhereye aka kanya, Imana niyongere yubake. Nsengeye abantu babuze aho kuba, mbasabiye aho kuba. Nsengeye imfubyi n'abapfakazi, ubiyereke nk'Imana. Urakoze. Yego dobeshando arabin. Ukuboko kwawe mbonye kumanuka, nyisozi risengesho bakiryumva. Mbonye hari abakira ubutabazi, hari abamaze igihe mu bushomeri bagiye kwakira akazi. Asifiwe. Urakoze data. Amen. Mu izina rya Yesu. Amen. Reka ngushimire umukozi w'Imana Elia, umupastoro, profete, umushumba. Umuntu wese akwita uko ashaka. Icyo dukeneye si amatetire, dukeneye ko abantu bahinduka akava mu mwijima bakajya mu cyo. Imana igumugisha. Asante.